Yosuwa Imana iramubwira ngo Abisirayeli baracumuye, harimo umugabo Akani ngo yafashe ku byashinganywe. Na n'uyu munsi dufite abantu badatinya ibintu by'Imana, akumva yagenda akajya mu busambanyi, yarangiza Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni 𝗗𝗏𝗺𝗃 guturuka muri Philadelphia nk'uko bisanzwe. Ndashima Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose, iyaturinze tukaba tukiri bazima, ntacyo twatanze n'ubuntu bw'Imana. Imana y'amahoro rero ihabwa icyubahiro, Imana y'amahoro ishimwe. Ndashima Imana cyane, ndashima Imana, Imana yacu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Aburahamu. Ndayishimiye kandi ndayibashimiye. Reka mbanze senge hanyuma mbagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ifite ijambo Imana nshyize ku mutima, reka turisengere. Urakoze data wa twese, nyir'Ibihe, nyir'ubutware, Kristo w'i Nazareti, wagize neza. Mana, uduhaye umunsi mwiza kugira ngo tuwishimiremo. Uyu ni umunsi wo kumva ijambo ryururutsa, ijambo rikiza, ijambo rihindura, ijambo ry'ubugingo. Urakoze, dusengeye imitima yose idukurikiranye, abantu bose badukurikiranye, abakunzi bawe, abakunzi ba Kristo, komeza ubagirire neza. Iri jambo ribakize, imitima yabo iruhuke, imitima yabo ituze, abarwayi bakire, abarushye baruhuke, buri muntu wese aruhukira imbere yawe. Abadukurikirana Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, icyama uyu munsi buri wese akumva icyo umushakaho, icyama uyu munsi buri wese akakubona, icyama uyu munsi buri wese agahura nawe, ineza y'Imana ikaboneka kuri buri wese, ukuboko kwawe kwiza kukagaragara katika jina la Yesu. Icyama uyu munsi buri muntu wese akakubona, akabona ineza yawe, akabona umuhindura, akabona umukiza, akabona kwera kwawe mu rugo rwe. Urakoze Mana, nasengeraga iri teraniro ridukurikiye, nasengeraga buri wese umukunzi umusaraba kugira ngo akubone, kugira ngo agubwe neza. Urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Nababwiye ngo ni 𝗗𝗏𝗺𝗃 nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana y'amahoro, Imana igira neza, ni Imana yo kwiringirwa. Hari ijambo nkunda kuvuga mbwira abantu, nkunda kubwira abakristo ko Imana izirikana. Imana irazirikana, Imana dusenga irazirikana. Niba hari umuntu wigeze uzirikana yarakugiriye neza, hanyuma ukabura uburyo bwo kumwitura, ukabura uburyo bwo kumwereka ko igikorwa cyiza yakoze ugishimye, ukabura uburyo, ariko nyuma wazabona uburyo ukamushaka, ukamugezaho iyo message cyangwa se ubwo butumwa, ukamubwira ngo warakoze cya gihe wanyishyuriye ishuri, warakoze cya gihe wamfashije mu kibazo. Ujye ubitekereza, ndabizi neza ko hari abo byagiye bibaho. Hari abantu bagushyigikiye uriga, hari abantu bagushyigikiye ugera ukora ubukwe, hari abantu bagushyigikiye ubasha kujya kwa muganga urivuza, hari abantu bagushyigikiye, nawe hari nabo washyigikiye. Ariko uriya muntu washyigikiye ntabwo azabyibagirwa, cyangwa se nawe ntabwo wabyibagirwa. Imana irazirikana, Imana irazirikana. Ni ukuri, iyo wakoreye Imana ukayubaha, ukanga icyaha gisa nacyo, hanyuma ukitandukanya n'ibibi, ukubaha Imana, hanyuma Imana irabizirikana. Ibyo byonyine Imana irabizirikana. Rero nje kukubwira ngo komeza wikomeze ku Mana. Dufite abantu benshi bamaze kurambirwa, bavuga ngo ubuzima ndimwo byose ni hahandi, ntacyo nzageraho, reba imyaka higeze. Ariko nje kukubwira ngo komeza wikomeze ku Mana. Imana yacu irazirikana, Imana irazirikana. Ujye ubitekereza, umenye ko yaguhamagara yo kwizerwa. Ni Imana izirikana. Ujye ukorera Imana n'umutima umwe. Ndabizi hari amajwi menshi agenda aca intege bene data, kababwira ngo ariko ubwo urumva ibyo byonyine bihagije, gukizwa gusa ukavuga ngo ntegereje Imana. Birahagije. Niba ukijijwe ukubaha Imana, hanyuma ukaba gukizwa, ntabwo bibuza umuntu gukora akazi, kuko njya numva abantu benshi bashaka gukerensa agakiza, ngo abantu barayobye ngo ntibakora. Oya, na Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Ugomba gukora, ugakoresha amaboko yawe, ugakoresha amashuri yawe, ukajya gusaba akazi, ugasenga, warangiza ukajya gusaba akazi, ukava imbere y'Imana, warangiza ugakora igikorwa.
ariko Imana irazirikana. Ibi byonyine birahagije iyo wasenze. Niba utwitinda ukabona iri kumereye nabi, ntujye gushaka imiti yindi keretse ya muganga, kuko abaganga bo bashyizweho n'Imana. Ariko babandi batubwira ngo imiti, ngo hari umuntu ngo wakuzingura, Imana irazingura. Simpakana ko nta wakuzinga, ariko Imana iranazingura. Rero kuba uri mu Mana byonyine, uri umukristo gusa, nta kindi kintu wishingikirijeho ku ruhande, birahagije. Nuko ku mutima birahagije. Iyaguhamagaye niyo kwizerwa, birahagije. Imana yacu, ndashaka kubwira uyu munsi abantu b'abakobwa, kenshi usanga bagira abantu babashuka, yamara kugera mu myaka 35 40 akavuga ati reka ibyo ntabwo wabyazavamo. Ndakubwiza ukuri, niba warikomeje ku Mana ukaba uyubaha, bizavamo, ntibakubeshye, ntibagukura umutima, bizavamo. Imana irazirikana rura rugomo wanze, kiriya cyaha wanze gukora, buriya bujura wanze gukora, iriya ruswa wanze kurya. Imana irabizi, izi ko umushahara uhembwa ari muke, ariko ntugire andi manyanga ushyiramo. Imana izagutunga, izakongeza umushahara, izateza umwete bosi wawe, izagucira inzira ubeho, izagutunga. Imana irazirikana, ikamenya ko wanze icyaha. Rero nje kukubwira ngo Imana irazirikana. Reka tujye mu gitabo cya Yosuwa dusome ijambo ry'Imana. Yosuwa igice cya mbere, turahera ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo wa 3, ariko turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka dufashe. Titre y'ijambo iravuga ngo Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'abantu bose, haguruka ubu ngubu wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye, mwebwe Abisirayeli. Dukomeze. Yego. Aho muzakandagira hose, ahantu hose muzakandagira, ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu, no kuri uriya musozi Lebanoni, ukageza ku ruzi runini rwitwa Efurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, aho hose ndi kuhabaha, nirwo rungano rwanyu, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Kandi Yosuwa nkubwire, uko nabanye na Mose niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Ntabwo nzagusiga, nta nubwo nzaguhana. Komeza gato. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bose bazungura igihugu narahiye ko nzaha basokuruza banyu. Komera, urumva ikintu gikomeye Imana imubwiye. Komera kandi ushikame, ni wowe uzatuma aba bantu bose bazungura iki gihugu narahiriye basekuruza banyu. Icyakora ukomere cyane ushikame, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Imana iguha umugisha. Yego. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Imana itugire neza kandi Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Imbaraga n'amavuta bibe kuri wowe. Ndashima Imana. Ahangaha rero Yosuwa ahawe isezerano. Yosuwa yari umufasha wa Mose mu buryo bw'umurimo w'Imana, mu buryo bwo gukorera Imana.
noneho Bibiliya ivuga ngo bava muri Egiputa igihe bari bavuye mu maboko ya Farawo, umuhamagaro wari uwa Mose. Mose niwe wari wahamagawe, niwe Imana yagendanaga nawe imuha amabwiriza. Hanyuma bayobora ubwoko bw'Abisirayeli, ariko muri ayo mabwiriza Imana yahaga Mose harimo abantu b'intwari yagendanaga nabo, akaba bizi ngo muri aba bantu nyobora harimo abantu b'intwari, kandi abo bantu Mose yabonaga n'Imana yarabarebaga. Yosuwa rero yararimo, yari muri abo bantu, kuko Mose yari yaratoranyije abagabo 12 bajya gutata i Kanani. Bagezeyo Yosuwa na Kalebu nibo bonyine baje bavuga inkuru zikomeza umutima wa Mose, kuko abandi 10 ngo baje bamubwira ngo nukuri ibyo Imana yari yavuze n'ibicyo, igihugu twakigezemo ariko abagabo bakirimo ntabwo twabinjirana igihugu. Bari abagabo ngo babanake barebare banini, bafite ibigango, bafite ibituza, bafite ibiboko nyine, mu yandi magambo bagabo banini bafite ikirere. Ngo none Abisirayeli bababona muri babantu Mose yari yaratoranije, bababona bakabona ngo n'inzige imbere yabo, baza bafite inkuru zica umugongo, baza bafite inkuru zica abantu igikuba. Ariko Yosuwa we na Kalebu ngo babwira Mose, baramubwira bati niko biri, ariko twumvikane, niba ari Imana yabivuze tuzabarya nk'abarya umutsima. Bivuga ngo bari bafite kwizera kuri hejuru, bari bafite kwizera gukomeza abantu. Imana igukeneyeho rero kugira amagambo meza, Imana igukeneyeho gukomeza abandi, Imana igukeneyeho kuvuga ibintu uko bishoboka. Ntukabwire mwene se ko bitakunda, ntukabwire mwene se ko bitashoboka, ntukavuge ko ibintu bidakunda. Izo ni intege nke za shitani. Uyu Yosuwa yari umunyembaraga, yarahamyaga, si uko atari mu rugamba, si uko atabonye ko ibintu bikomeye, ariko yahamirije imbere y'Abisirayeli, abwira Mose ko urugendo yabatumyemo ari urugendo ruzashoboka kuko rwavuzweho n'Imana. Imana ishimwe. Noneho hanyuma Mose ngo aza igihe cye kiza kurangira, kuko igihe cyose yo twateshutse igihe cyacu kirarangira. Burya njya nkunda kubwira abantu jya ukorera Imana neza, kuko inyuma yawe haba hari undi. Mu mirimo yose ukora, waba ukorera Imana, waba siwe utanakorera Imana, wikorera ibyawe, waba ukirijwe waba udakirijwe, serivisi zose waba uhagararamwo ugafasha abantu ugazitunganya, kuko inyuma yawe haba hari undi. Iyo ntebe wicaraho hari undi wara yicayeho, haba hari n'undi ukuri inyuma mu mugongo. Imana ibintu iduha ibifite abibyambuye, ibifite ibyambuye. Uyu Mose, uyu Yosuwa ahawe isezerano, aravuga ngo komera ushikame, uko nabanye na Mose niko nzabana nawe. Aya mategeko ntuzayateshuke, uzakomeza unyumvire, uzakomeza ubane nanjye, jyewe nzabana nawe nkuko nari naravuganye na Mose. Yosuwa akomeza urugendo, yarahawe isezerano, yarahawe isezerano. Isezerano ry'Imana ubundi ni twebwe tutuma ridasohora, ni twebwe dutuma ridindira. Ariko Imana isezeranya abantu. Iyo umuntu akirijwe, Imana imuha isezerano. Iyo umaze gukizwa ukajya mu gakiza, ukabatizwa mu mazi menshi, igikurikiraho ni iki? Ni uguhabwa isezerano. Ikakubwira ngo haguruka unkorere, nzabana nawe, jya kumvugira. Kandi Imana ikura Abisirayeli muri Egiputa, n'ubundi yari ikoresheje Mose, iravuga ngo genda ubwire Farawo arekure abantu banjye bajye kunkorera. Bivuga ngo twahamagariwe gukorera Imana, twahamagariwe gukorera Imana, wowe n'abana bawe n'umugabo wawe n'umugore wawe n'umuryango wawe, ubundi muhamagariwe gukorera Imana. Mugahaguruka mukabwira abantu ko Kristo agira neza, mukabwira abantu ngo nibave mu byaha bihane, nyuma y'ubu buzima haba hari ubundi, mukabwiza abantu kuri. Nicyo twahamagariwe. Kandi hari amakamba tuzambikwa. Muririmbyi 22 yarabivuze ngo igihe cy'isarura nigishira, ngo abakozi bose bazataha, ngo kandi umwami wabo babwire ngo ikaze mwakoze neza. Nje kukubwira rero, ongera ushake gusubira mu muhamagaro, ongera ubyuke, subira mu muhamagaro wawe. Wari umaze kunanirwa, wari umaze gucogora, wumvaga wabivamo, wumvaga uvuga ngo byose ni hahandi, n'uwo muhuye arakubwira ngo ni ibyo nyine, ngo nta kundi. Reka da, Imana niyo kwizerwa, Imana yacu irazirikana, Imana irazirikana. Rero Imana ibwiye Yosuwa amagambo akomeye,
ihagurukije Yosuwa mu gihe cya Mose. Yosuwa atangiye gukora mu gihe cya Mose. Kubera iki? Yosuwa yari maso, yari umunyembaraga. Mose ntabwo yarangije urugendo neza, ariko sibyo ndi butindeho. Ariko ndashaka kuvuga kuri Yosuwa. Imana yabwiye Mose ngo genda wimike Yosuwa mwene Nuni, niwe ugiye kugusimbura. Imana irangije amaze kwimikwa amavuta iramubwira ngo ukomere ushikame, ukomeze amategeko yanjye, ntuyateshuke. Noneho turebe mu bice byaho 7, turebe ukuntu amasezerano ashobora guhinduka, ukuntu amasezerano ashobora guhinduka. Amasezerano y'Imana ashobora guhinduka ahinduwe nande, ahinduwe nawe, wowe ubwawe niwe watuma amasezerano y'Imana ahinduka. Umwifato wawe, uko witwara, ibyo ukora. Imana yuradusezeranya kandi ikarinda isezerano. Niko yabwiye Yeremiya ngo uruzi iki, bice 12, aba ngo nduzi inkoni y'umurinzi, ngo urebye neza niko njya ndinda ijambo ryanjye nkarisohoza. Imana yo igisohoza, igirinda ijambo. Ushobora kugira ngo ibyo Imana yakubwiye yarabyibagiwe cyangwa nta nzira, ariko Imana igibishakira inzira. Wowe komera ushikame. Mu bice byaho 7, reka dusome duhereye ku murongo waho wa 6 twumve icyo Imana ivuga. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yosuwa arira asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Yosuwa arira asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Nuko Yosuwa abyumvise ashishimura imyenda ye. Nuko Yosuwa abyumvise ashishimura imyenda ye. Agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Ageza nimugoroba we n'abakuru b'Isirayeli. Ageza nimugoroba we n'abakuru b'Abisirayeli. Bitera umukungugu mu mitwe. Bitera umukungugu mu mitwe. Nuko Yosuwa aravuga ati. Nuko Yosuwa aravuga ati. Ayiwe Nyagasani Imana. Ayiwe Nyagasani Imana. Niki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani? Niki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani? Ukaba udushyize mu maboko y'Abamori ngo baturimbure. Ukaba udushyize mu maboko y'Abamori ngo baturimbure. Erega iyaba twarigumiye hakurya ya Yorodani. Erega iyaba twarigumiye hakurya ya Yorodani. None Mana ndacyavuze iki? None Mana ndacyavuze iki? Ubwo Abisirayeli bahaye ibitugu ababisha babo. Ubwo Abisirayeli bahaye ibitugu ababisha babo. Abanyakanani nabo mu gihugu cyose niba byumva bazatugota bazimanganya amazina yacu mu isi. Abanyakanani nabo mu gihugu cyose niba byumva bazatugota, abanzi bacu niba byumva. Icyo gihe natwe kitubaho. Ukarwana ushaka kugira ngo batamenya ibyawe, ukarwana ushaka kugira ngo wirarire, ukarwana ushaka kugira ngo batagucisha mu ijisho, ariko y'Imana yakurekuye nta cyatuma batagucisha mu ijisho. Nta muntu urwana n'Imana. Nje kukubwira ngo nta muntu urwana n'Imana. Imana yakurekuye kandi yaguhishiriye, nta muntu wakunyuza mu ijisho. Uyu rero Yosuwa ari gutaka, aravuga ngo Nyagasani Imana, niki cyatumye utwambutsa Yorodani? Arasa nkaho ashaka kuvuga ko Imana ari ikoze amakosa, ariko ntabwo azi ibyabaye. Tugereze ku murongo. None se izina ryawe rikuru uzarirengera ute? None se izina ryawe rikuru uzarirengera ute? Nuko Uwiteka abwira Yosuwa ati byuka. Nuko Uwiteka abwira Yosuwa ati byuka. Ni iki gitumye ugwa wubamye? Ni iki gituma ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse. Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse. Bakagwa ku bintu byashinganywe. Bakagwa ku bintu byashinganywe. Bakabyiba bakabyirengagiza. Bakabyiba bakabyirengagiza. Ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Icyo nicyo cyatumye Abisirayeli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo. Icyo niyo cyatumye Abisirayeli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo. Imana ikugirire neza, irekera aho ngaho. Imana yacu ishimwe. Amen. Imana iramubwiye ngo byuka. Ngo nukwiteka aramubwira ati byuka. Byuka ni aramubwira ati ni byuka, ibyo ni biki bitumye usenga? Aramuseka. Hari igihe dusenga amasengesho twebwe abarokore, Imana ikaduseka aho yicariye mu ijuru. Tugasenga, uri gusenga kugira ngo Imana igukomereze urugo, kandi si n'urwawe. Hari undi warukuyemo, hari undi wamenesheje,
hanyuma wahamara umwaka umwe ugatangira kubona nawe inkoni yakubise mu 𝗘𝗵𝗶𝗆 kugezeho, ugatangira kuvuga Mana ni ibi ngibi, uhajya ntiwayibajije. Urumva ni ikibazo, ariko reka nkubwize ukuri, hari ijambo rikomeye Dawidi yavuze mu bice byaho bya mbere Zaburi, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntiyicane n'abakobanyi, ngo ahubwo akitondera amategeko y'Uwiteka. Imana gusenga ni byiza, ariko se usenga uri mukuri? Imana yahaye isezerano Yosuwa, iramubwira ngo nzabana namwe. Aha rero ni igihe bari bamaze kwambuka Yorodani, Imana irababwira ngo ibagabije Ayi, nibagende bayitere bazayifata, irayibahaye. Ngo Yosuwa yohereza ingabo, Bibiliya ivuga ngo hagenda ingabo 3,000, ariko Imana yari yabahaye itegeko ry'uko nta kintu bagomba gukoraho. Uzumva Imana izaguha isezerano ariko ivuge ngo ariko mu mvugo y'Imana ntabwo izabura, mu masezerano utunze ntabwo uzaburamwo, ariko ngo haye umugisha, ariko ngo haye urugo, ariko ngo haye akazi, ariko uzanyubahe, ariko uzabane nanjye, ngo haye akazi ariko uzabizirikane, uzabitekerezeho. Igihe cyose duhawe ibintu n'Imana, Imana yiduteretse ahantu ibishaka ko tugendera muri gahunda zayo, ibishaka ko dukomeza kugenda tuyumvira, tuyigisha inama, tugarukiraho, tugenda Yosuwa Imana imuhaye Abisirayeli abambutse inyanja itukura, ibagabiza Yeriko. Murabizi ko bayizungurutse inshuro ndwi, ku munsi wa 7 ngo Yeriko ikaritagurika, inkike z'amabuye zikagwa hasi kubera amaboko y'Imana. Ariko ikintu gikomeye, ibahaye Ayi rero ngo bayigezemwo, ngo abasirikare b'Abisirayeli barapfa, ngo bararaswa, barabarasa, babarashe abacitse ku icumu, ngo bazana inkuru bayibwira Yosuwa nk'umuyobozi wabo, kandi bari bamubwiye bati Ayi yo twayibonye turayitera mu minota mike turaba twayifashe. Asigarana icyizere kuko n'Imana yari yavuze ko ibahaye. Ubu hari ibintu tubura kandi twarahawe n'Imana, ariko ujye wigenzura ureba impamvu. Hari ibintu dutinda kwakira kandi Imana yarabivuzeho, ariko ujye ureba impamvu, ujye ureba nyirabayazana, ntugapfe gusenga gusa kuko haba hari impamvu. Abangabo bazize iki rero? Yosuwa ngo amenya amakuru ko abasirikare yohereje muri Ayi ngo bishwe, kandi si ukwicwa gusa, ngo n'abasa bacitse ku icumu ngo bahunze ikijyepfo. Ngo agwa yubamye, atangira kurira, ngo yiriza umunsi. Bibiliya iravuga ngo we n'abakuru b'Abisirayeli batangira gutakira Imana, barayibwira ngo ayiwe Nyagasani Imana, niki cyatumye twambutsa Yorodani? Bivuga ngo bashaka kubwira Imana ko hari aho yageze ikababeye, hari aho yageze ikananirwa. Ntabwo iginanirwa, kandi Imana irinda isezerano ikarisunika, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Kabona niyo itabikubwira, ariko yo wubaha Imana ukagendera mu mategeko yayo, iriyubahisha ikigaragaza. Nje kukubwira rero ngo komeza ubane n'Imana gusa, nje kukubwira ngo komeza uyubahe. Ushobora kuba nkurikira hari umusozi uhagazeho, ushobora kuba nkurikiye hari ahantu utinze, hari ibibazo urimo. Dore umuti w'ikibazo ufite, umvira Imana. Shaka ukuntu wakwihuza nayo, shaka ukuntu wagirana ubusabane nayo. Dore umuti w'ibibazo byawe, shaka Imana, shaka ibwiza bw'Imana, shaka kuyumvira no kugendana nayo. Dore igisubizo. Urashaka kujya mbere, hari ikintu ushaka kugeraho, nta kintu wageraho iyo uri umukristo, iyo ukijijwe uri umukristo. Ibi bintu iyo mbivuga mba mbibwira abantu b'abakristo. Abantu b'abakristo nibo bireba, niba Imana ibiganiriza, niba Imana ibibwira, niba Imana ibishaka, kugira ngo bagende babwire abantu ko Imana igira neza. Reka ukiri muri ubu buzima hari amahirwe Imana yakugeneye, ukiri muri ubu buzima hari amahirwe y'Imana ugomba kwakira. Hari ukubaho kw'Imana, hari ukunezererwa mu gakiza, hari umunezero w'agakiza ubaho. Ntugire ngo mu gakiza ni ukubabara no kwiyiriza gusa no gukubitika. Oya, hari n'ubuzima umuntu akumva araryohewe kuba mu Mana, araryohewe kubana na Yesu,
araryohewe kuba inshuti y'Imana, araryohewe kuzura umwuka wera no kuganira n'Imana no kuvugana nayo. Tekereza Imana ikavuga ngo mwana wanjye. Abantu Imana ibwira ngo mwana wanjye ni abantu bafite aho bahurira nayo. Nihe duhurira n'Imana? Ni mu murimo wayo. Mu murimo wayo yo duhari, Imana iratubwira ngo mwana wanjye, nabibonye ko urwaye, nabibonye ko hari ikibazo ufite. Tutaravuga, tutarataka, Imana ibibizi. Rero nje kukubwira ngo wowe ufite intege nke, ongeramo imbaraga, ongera ushaka Imana. Imana irahari. Yasezeranije Abisirayeli ibakura mu maboko ya Farawo. Ibakura mu maboko ya Farawo. Ibakuye mu maboko ya Farawo, ibazanisha imbaraga zayo. Kandi ikomeza kubaha amasezerano. Iyo twakijijwe neza, amasezerano turayagumana, tukagera no mu ngo tugashaka, igakomeza ikaduha andi, tukabyara abana, ikaduha andi masezerano yo kuzabarera, tukabarera, ikaduha amasezerano yo kuzabigisha, ikabigisha, ikaduha amasezerano yo kuzabashyingira, ikabashyingira, ikaduha amasezerano y'abuzukuru, ikagenda iduha amasezerano. Iyo turi mu Mana neza, nta gihe na kimwe Imana itaduha amasezerano. Tuguma tuyagendana, nzagukomereza amaboko, nzakwagura mu kazi, nzakugira ukomeye. Ibyo tubikora. Imana yagendanye n'Abisirayeli igenda ibaha amasezerano kugeza igihe bambutse Yorodani. Yari amaboko y'Imana. Bambutse, Mose yambukije Abisirayeli, abambutse inyanja itukura. Ariko Yosuwa, Mose ananiwe, ihagurutsa Yosuwa. Nunanirwa Imana izahagurutsa undi. Nunanirwa ugatangira kunanirwa, urwo rugo izarushyiramo undi. Nutangira kunanirwa ukajya mu bapfumu, uwo mwana izamuha undi. Ndatinze, maze umwaka, maze 2. Hari igihe kubyara kwawe ufite hejuru y'imyaka 5, ugasama hejuru y'imyaka 5 ari kugira ngo Imana yigaragarize muri wowe. Kumara iyo myaka 10, kwari kugira ngo Imana yigaragarize muri wowe. Eka nkubwize ukuri, ibintu byose Imana ikora ibi bifite mu inyungu. Nta kintu Imana ikorera guhomba, ntabwo Imana yo ijya ikora guhomba. Rero ndagira ngo uyu munsi wa none mu by'ukuri utangire utekereze, ese koko uyu munsi ndacyari kumwe n'Imana? Ubu ndacyahagaze neza? Niba Abisirayeli baratsinzwe kandi Imana yabahaye amasezerano, bakagenda nako bagira aho bateshuka, hanyuma ya masezerano agasubira inyuma. Imana yamuga ngo Yosuwa arizwa n'iki? Abisirayeli baracumuye, baciye ku byashingawe. Hari harimo umuntu umwe witwa Akani, niwe wari wakoze ikosa. Buri uzabana namwe, muzasengana n'umuntu uryarya Imana uyibeshye. Ntabwo bizagorana kujya mu buntu bwiza bw'Imana. Hari ibintu Imana itakunda, hari ibintu Imana idakunda. Noneho ibyo bintu mwene so nabirengaho akabikora, mwangiza mukajya hamwe ngo mufite ibihe ngo murasenze, ntago muzabona ubwiza bw'Imana. Nimutabona ubwiza bw'Imana ntago muzasubizwa. Ariko ikizakubwira ko amasengesho yanyu Imana yayumvise niki? Nuko mugira ibihe byiza, nuko wumva wuzuye umwuka wera, nuko wumva unezerewe kandi nta kintu urabona. Niki Imana igushakaho? Yosuwa ararize, avuze amagambo menshi, atibuka aho wadukuye, niwe wampagurukije, umuye umurimo, uvuga kuzabana nanjye. None reba ibibaye, ubuse Abanyakanani n'abandi nibabyumva bazagira ngo iki? Ese izina ryawe ntizatukwa? Ashatse nko kuyigira inama. Ariko ibyo Imana yakoraga yari ibizi. Wowe nta kintu wagiraho inama Imana. Oya, ntabwo byakunda. Ikintu usabwa gukora ni ugutega amatwi. Buri munsi ugaharanira gushaka kugirana ubusabane n'Imana. Nje kukubwira ngo girana ubusabane n'Imana. Nutagirana ubusabane n'Imana, ibyo uzakora byose ntabwo ushobora kuzabigeraho. Yosuwa rero aratsinzwe. Imana iramubwiye ngo ni ibiki bikuriza? Byuka. Nujya gusenga, jya ubanza utekereze. Subu nta kintu kintandukanya n'Imana. Ntugapfe gufata umwanzuro wo gusenga. Nujya gusenga, jya ubanza wibaze ngo ariko ubundi ubu nta kintu, nta mutima ucira urubanza, nta muntu nahemukiye. Ubanza witegure, hanyuma nusenga isengesho ryawe Imana izaryumva. Niyo revera atagushyiraho ibiganza, niyo bishop atagushyiraho ibiganza, niyo pasiteri wawe atagusengera, ariko ugasenga wikiranuye n'Imana. Usibye bariya ko baba barahawe amavuta atangana n'ayawe, hari ibyo bagusabira Imana ikabikora bayinginze.
kuko bariya ni ba representa baba baraje guhagararira Imana. Rero ariko nje kukubwira ngo wowe shaka ubusabane ku Mana, shaka kugirana n'Imana ubushuti, shaka guhuza nayo, ihuze n'Imana. Nje kukubwira ngo girana nayo ubushuti. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, Imana yo mu ijuru igushyigikire. Yosuwa Imana yamubwira ngo Abisirayeli baracumuye, harimo umugabo Akani ngo yafashe ku byashinganywe. Na n'uyu munsi dufite abantu badatinya ibintu by'Imana. Akumva yagenda akajya mu busambanyi, yarangiza agafata mikoro agatera amakorasi, uri kwihemukira. Imana rero ihabwa icyubahiro. Nari nkubwiye ngo shaka ukuntu wagirana ubusabane n'Imana, tindana nayo. Imana irahari, irazirikana, tindana n'Imana. Imana ifite byose wakenera, by'ubuzima bwawe bukeneye byose Imana irabifite. Rero narije kubwira ngo Imana nta kindi gihindura isezerano, nta kindi cyatuma isezerano ryawe ridasohora. Mujye mwibuka ukuntu Imana yabwiye Manowa n'umugore we, yamusanze mu murima ngo Mukamanowa nta mwana yari yarigeze abyara, yari ingumba. Ariko igihe kiragera barakomeza bikomeza ku Mana. Reka nkubwire ikibazo njyawe gukura imbere y'Imana, kuba utashubijwe, kuba umeze uko, ibyo ntibizatume utandukana n'urukundo rw'Imana. Mukamanowa ngo arakomeza we n'umugabo we baba abakristo, ibyo ntacyo byababwiye. Baravuga ati ni ikibazo rusange, ubwo Imana ntiyabyemeye. Reka ntabwo ibyo dusaba byose ariko Imana ibiduha, ahubwo iduha ibidukwiye. Tuzasenga iduha ibidukwiriye, tuzasenga iduha ibidukwiriye. Burya Imana igihe cyose iguha ibintu bigukwiriye. Rero utazayirenganya ngo uvuge ngo irabanura ku butoni ngo runaka kwitaba bimuhaye. Oya wowe kuba itarabigwaye ifite impamvu. Ubusabana bawe uko batunze bose si kubahereza ibingana. Ushobora kuvuga uti uyu nguyu kubera imyaka afite reka muhibi, kubera imyaka afite ukagenda ubagenda ukurikije ibyiciro bagezemo. N'Imana nuko ni umubyeyi wacu. Kuba itaraguha umugabo ifite impamvu, kuba itarabyara ifite impamvu. Si ukuvuga ko itaba ufite abana, ariko yiguma imbere, witinde imbere. Mukamanowa yayitinze imbere, irangije imuha isezerano. Marayika araza aramubwira turaho mugore, ntiwigeze ubyara, ariko ugiye kuzabyara umwana w'umuhungu. Imuha kondisiyo, imuha amabwiriza, iramubwira ngo uwo mwana igihe uzaba umutwite ntuzanywe vino cyangwa igisindisha icyo ari cyo cyose. Mugore ariruka, bibwiye umugabo ti hari umuntu uje, ariko sinamenye uwo ari we, ariko hamwe ngo tugiye kubyara, ariko igihe nzaba ntwite sinzanywe vino, sinzanywe igisindisha, sinzarye ku muzabibu. Urumva Manowa ariruka arasenga ati Imana ongera utwohereze uwo muntu w'Imana atubwire uko tuzitwara igihe tuzaba tumaze gusama iyo nda, igihe umugore wanjye azaba atwite tugira inama uko tuzitwara igihe umudamu wanjye azaba atwite. Ngo marayika aragaruka, ese ni kangahe ubaza Imana icyo wakora, ni kangahe ubaza Imana uko wakwitwara, ni kangahe ubaza Imana icyo wakora. Uragenda ukajya mu rugo ntiwasenze, wamara gushaka wabona byanze uti ni mu nsengere uriya mugabo ndabona byaranze. Ntugasenge mbere yo gukora, ahubwo mbere y'igi umuntu asenga mbere yo gukora, ntugasenge nyuma. Umuntu asenga mbere akabona gukora. No kwa muganga yo wumva urwaye urabyuka ugasenga ukavuga uti Imana unjye imbere uhishura indwara indimo. Uzabona umuganga azagukubita igipimo avuga ati ntabwo ari malaria mada, okay sanza atari infection, ahubwo hari indwara yitwa runaka, ni Imana iba yayihishuye. Bondi bagukubita inshinge zikakumara umubiri. Ariko iyo wasenze Imana marayika araguherekeza akajya mu muganga akamusobanurira akamubwira icyo gukora. Muntu w'Imana, mu Kristo mwene data, biragusaba kugirana n'Imana ubusabane, biragusaba kugirana n'Imana ibihe, biragusaba kugirana n'Imana ibihe. Imana irahari, ibiyuzuye byo isi n'ibiyuzuye ni ibyayo. Izo ndwara ufite Imana irazikiza. Imana ikiza kanseri, ikiza diyabete, Imana ikiza sida, Imana ikiza indwara z'imyuka mibi z'abarozi. Imana itegura imitego, iyo myuka y'imihuherano, ibyo byose Imana irabikiza, twarabibonye. Batega igategura, irashoboye, yongera imyaka yo kubaho.
Imana itanga ubuzima, umuntu akaba muzima, indwara zose irazikiza. Rero icyo usaba ni ukugirana ubusabane n'Imana. Igihe Abisirayeli bari bamaze guteshuka kubera Akani yakoze ibintu bibi, yakoze ku byashinganywe, jya ureba abantu musengana, jya ureba gurupe ubamwe uko ihagaze, jya ureba bene so niba basenga, sinkubwiye ngo ubahunge, ariko bagira inama 2 3 nibanga ubahungu babise. Imana itugirire neza. Ndagira ngo ngusengera Imana rero. Ndagira ngo ngusengera Imana kuko ikintu ubura ni iki? Ubuze kugirana Imana, kugirana ubusabane n'Imana. Na Imana irahari. Ayo menyo yawe akurya, uri kwibaza ngo mbese ubundi aya menyo biragenda bite? Kibaza ngo amaherezo y'aya menyo bizagenda bite? Imana irakiza, igira imiti, igira piyesi hinduza. Rero izere, yaguhamagaye niyo kwizerwa. Izere, Imana yacu niyo kwizerwa. Ndashaka kugusengera. Ndashaka kugusengera kugira Imana iguhe imbaraga. Imana iguhe imbaraga, wongere ugirane ubusabane n'Imana. Imana ibuza umuntu ituma. Imana ibuza umuntu ikoresha. Imana ibuza umuntu. Imana ibuza umuntu kandi iramukeneye. Rero ngwino nawe. Ngwino nawe Yesu agukoreshe. Ngwino Yesu aguhe umurimo. Ngwino Imana ikuyobore. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndagira ngo dusenge Imana hanyuma ikwereke icyo wakora. Ndagira ngo dusenge Imana ijye kugira inama ngo nyura hakora ibi. Ndagira ngo dusenge Imana ikube hafi. Ndagira ngo dusenge Imana ibe umuvandimwe wawe. Urakoze Mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe. Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ry'Uwiteka mu mutima kugira ngo ntamucumuraho. Abantu benshi barananiwe, abantu benshi baracogoye. Tugeze mu gihe kinaniza umugenzi. Kandi waravuze ngo minsi ya nyuma urukundo ruzakonja, ubugome buzaba bwinshi. Ariko sengeye ubwoko bwawe, abadukurikiranye ndabasengeye, abadukurikiranye ubaha umugisha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iyi ndwara ikire, izi ntege nke zimuvemo, uku kujajaza umutima guhunge. Uyu muntu wabuze icyerekezo, uyu muntu wacogoye mu rugendo, uri Imana ishobora byose. Yuhagurukije umuntu, mugambi wawe nuko umugira neza. Wabibwiye Yeremiya, uravuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira, ngo nibyiza ntabwo ari bibi. Mugambi wawe no kugira neza ubwoko bwawe. Migambi mibi ni ya shitani. Twirukanye imbaraga zose zicogoza abantu. Sabiye abantu umugisha. Besheje ubwoko bwawe umugisha Kristo. Bagirire neza, abarwayi nibakire izi ndwara z'ibyorezo. Uyu muntu uribwa amenyo yose, ayo haruguru nayo hasi. Mana numukize, uri umuganga, uri dogiteri mukuru. Muhuze n'umuganga we, muhuze n'umuti we, muhuze sikabone. Urakarama data. Ndagushimye kugize neza. Ndagushimye Mana, wongera agakiza mu bantu, abasubiye inyuma, abacogojwe n'amasezerano. Mana urasezeranya kandi ugasohoza. Wasohoreje umugore wa Manowa, wasohoreje abantu benshi. Wabwiye Abisirayeli ngo bumvise kuniha kwabo, ubakura mu maboko ya Farawo, ubambutse inyanja itukura. Mana washenyeye Yeriko n'imirimo y'amaboko yawe. Gira yari kuritagura iri imbere y'uyu mugore, hari yari kuri imbere y'uyu mukobwa, hari yari kuri imbere y'uyu mugabo, hari yari kuri imbere y'umuntu wawe. Mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana nizikora imirimo n'ibitangaza. Mana senge abantu bashaka gukizwa, abantu barushye baremerewe, nubaha ubugingo kandi bwinshi, nubagarure mu murongo. Abantu barananiwe kandi umurengezi wabo arahari. Urakoze Yesu, tanga amahoro kuri buri wese, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ibagire neza. Ni 𝗗𝗚𝗺𝗇 nkuko nababwiye, guturuka muri Philadelphia. Reka mbahe telefone, hari ikintu waba udahishuriwe cyangwa se waba udasobanukiwe, wambaza ukavuga uti arera sinahumvise neza, cyangwa se wifuza ko dusengana, nabwo wambwira. Ni 07 8 50 98 94 4 na 07 2 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Philadelphia, Imana irakiza.